kandi mwiyubake mu ubuyobozi bwanyu mujye mubwubaha. Niba hari ka parikingi kagira abantu bagashinzwe, abamotari n'ubundi umuntu bashinzwe aba ari umumotari nawe, kandi nawe aragenda, iyo abonye umugenzi aragenda. Hagira undi muntu, parikingi zizaba nyinshi ku buryo muzabona ahantu henshi ho guparika bitabangamiye akazi kanyu. Nta nubwo biri butinde, iki cyumweru kizarangira tubigeze kure, kuko n'ubu dushobora no kongera tugasurana n'abayobozi, kandi namwe muzagiramo uruhare ubuyobozi bwanyu. Ntabwo tuzarenza icyumweru tutari twarangiza ikibazo cya parikingi. Namwe kandi icyo tubasaba mubyubahe, kuko niyo tumaze kwemeranya kuri parikingi usanga nyuma yaho gato byongera bigahinduka akajagari. Niba tuberetse umuntu guparika ahandi gutya ku murongo, iyo washize iminsi turaza tukabona bamwe baparitse aha, bamwe bagiye hirya, muri bya bintu byo kurwanira abagenzi. Turabasaba iki kintu ngo mucyubahe, tujye tugira umujyi uri kuri order, uri kuri gahunda nk'uko na Pandara Pisi yabivuze. Mwebwe ubwanyu mujye mwiyubaha kandi mwiyubake mu ubuyobozi bwanyu mujye mubwubaha. Niba hari ka parikingi kagira abantu bagashinzwe, abamotari n'ubundi umuntu bashinzwe aba ari umumotari nawe, kandi nawe aragenda, iyo abonye umugenzi aragenda. Hagira undi muntu umusimbura, niyo mvuga ngo uyu nawe adahari uyarakaba, uyu nawe adahari n'uyu adahari uyarakaba, ku buryo muhorana gahunda isobanutse. Twarabitangiye, parikingi zizaba nyinshi ku buryo muzabona ahantu henshi ho guparika bitabangamiye akazi kanyu. Nta nubwo biri butinde, iki cyumweru kizarangira tubigeze kure, kuko n'ubu dushobora no kongera tugasurana n'abayobozi, kandi namwe muzagiramo uruhare ubuyobozi bwanyu. Ntabwo tuzarenza icyumweru tutari twarangiza ikibazo cya parikingi. Namwe kandi icyo tubasaba mubyubahe, kuko niyo tumaze kwemeranya kuri parikingi usanga nyuma yaho gato byongera bigahinduka akajagari. Niba tuberetse umuntu guparika ahandi gutya ku murongo, iyo washize iminsi turaza tukabona bamwe baparitse aha, bamwe bagiye hirya, muri bya bintu byo kurwanira abagenzi. Turabasaba iki kintu ngo mucyubahe, tujye tugira umujyi uri kuri order, uri kuri gahunda nk'uko na Pandara Pisi yabivuze. Mwebwe ubwanyu mujye mwiyubaha kandi mwiyubake mu ubuyobozi bwanyu mujye mubwubaha. Niba hari ka parikingi kagira abantu bagashinzwe, abamotari n'ubundi umuntu bashinzwe aba ari umumotari nawe, kandi nawe aragenda, iyo abonye umugenzi aragenda. Hagira undi muntu umusimbura, niyo mvuga ngo uyu nawe adahari uyarakaba, uyu nawe adahari n'uyu adahari uyarakaba.